umugabo witwa Ryan ndamugutuye, wowe genda wicare wumve ko tumugutuye rwose. N'umukinnyi waje umutoza musaba gukina gatandatu ka Rayon Sport B. Rayon Sport B yari yiganjemo abakinnyi benshi badafite amasezerano. Hello again, ni kanongera masozo mwese mudahema ko dukurikirana umunsi kundi ni yacu no yanyu mukunda cyane Sanga Sport TV kuraho amakuru ya sport agiye atandukanye, amakuru ari gucaracara kabisa mwisi ya siporo. Amakuru ni menshi cyane ari kugenda caracara by'umwihariko mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya PL Football Club kabisa. Twibanda hano mu Rwanda kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye, ayiburayi nayo akaza nyuma, ariko twibanza hano mu Rwanda kugira ko kabisa ngo tubigende tubabwira ko bigiye bimeze. Ngende musisanga kabisa ini yacu no yanyu kabisa, mwahisemo kanda subscribe share ndetse ndakomeza tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Amakuru ni menshi cyane ari guturuka mu Nzove aho ikipe ya Rayon Sport igukorera imyitozo kabisa. Abakinyi bagiye batandukanye bari kugenda abacimaka, bamwe mu bakinyi bataratereka umukono ku masezerano kabisa, bari gushaka amasezerano ku kabina keza. Rero nta kindi tugusaba wowe uri mu majyepfo, majyaruguru, asazuba cyangwa se uburengera bwaryo, usibye kudukurikira nta kindi gusa. Reka rero twihute cyane tujye mu Nzove abakinnyi bagiye batandukanye, nk'umukinnyi witwa Ryan ni umukinnyi ukomeye cyane. Uyu munya Algeria waje mu ikipe ya Sport aturutse mu gihugu cya Canada, aje kureba uburyo ki yatereka umukono ku masezerano, akazana ibikapu byose abivanye muri Canada. Abantu bose bakomera bava bati uyu ntabwo yaba ari umukinnyi ushoboye ngo aze ameze nk'umuntu uje gutura, ariko ari guca impaka bikomeye cyane kabisa, aho bari kumutereka kuri gatandatu ariko agakora ibintu by'ibitangaza. Na Wasiri Tangaza yabivuze kuri YouTube channel ye yafunguye vuba yitwa Wasiri Tangaza, nibyo mugiye kumva, nibyo ngiye kugira ngo mububishe kabisa, mwumve uburyo ki Wasi utangariza rero cyangwa se umuvugizi w'ikipe ya Sport ukuntu yabivuzeho n'icyo yabitangajeho, nawe uki wabona gucimaka. Abakinnyi bagiye batandukanye nk'aba Shadraka Bingi Pero, uyu munyakongo Brazzaville, ku munsi w'ejo ubwo bakoraga imyitozo bagakora kadeke cyangwa se bakinye umukino wa gishuti ikipe ya Rayon Sport A na Rayon Sport B, maze ikipe ya Rayon Sport A igatsinda Rayon Sport B ibitego 4 byose kuri 2. Uyu bita Shadraka Bingi Bero yatsinzemo ibitego 2, Adama Bagago atsindamo igitego kimwe, no bita n'uyu mukinnyi bita Tony Kitoga nawe y'umunyakongo Brazzaville, nawe waturutse mu ikipe ya Bukavu Dawa, nawe atsinda ikindi gitego. Reka tubanze twumve Wasiri icyo yabivuzeho kuri match Rayon Sport imaze gukina Rayon Sport A na Rayon Sport B. Ni match nziza imaze kuba mu kanya gato gatambutse. Rayon Sport A itsinze Rayon Sport B ibitego 4-2, ariko mu by'ukuri usibye ibyo bitego 4-2 nk'umuntu utarebye match, ngutuye byo ku rwego rwo hejuru umugabo witwa Ryan ndamugutuye, wowe genda wicare wumve ko tumugutuye rwose. N'umukinnyi waje umutoza musaba gukina gatandatu ka Rayon Sport B. Rayon Sport B yari yiganjemo abakinnyi benshi badafite amasezerano. Uyu mukinnyi ya kontroye Mediane arimo arafesinga umwara w'umugenzi we witwa Mohamed Cheri, ya kontroye Mediane ari gufesinga Fisto, na Mediane yarimo umuntu witwa Tambo. Yakoze ibishoboka byose abima baro, yakoze ibishoboka byose akora build up, nta baro niyi nimwe yigeze atakaza. Byageze kuri level yuko ubwo ari gutangira gukorerwa amakosa. Uyu ni umukinnyi uvuye mu Nzove, tuvuga ngo akonfirmye abantu bose baje kureba iyi match. Uyu niwe ni umukinnyi twakita umukinnyi w'inyenyerenye, ni umukinnyi n'abantu bari buze kwitegereza highlight z'iyi match, n'umutoza yamuhaye terebye nyinshi cyane. Wasiri byibura n'umwe mu ba Rayon Sport bakunda gukurikirana umupira cyane kandi banawuzi cyane, dore ko ari n'umunyamakuru, yanabaye umunyamakuru kuri Tennis Sport. Rero ni umunyamakuru uvugisha ukuri kabisa ku bijyanye n'umupira w'amaguru. Sibye kuba ari umuvugizi w'ikipe ya Sport, akaba ari n'umunyamakuru, ntabwo yakubeshya umukinnyi ngo ni mwiza kandi atari mwiza. Uyu Ryan kabisa, nanjye ejo nari nibereye mu myitozo, sibye ku myitozo yose nagiye nyikurikirana, yaba yo ku munsi wakurikiyeho kwa gatanu, nari mabaye 5-5 n'ejo kwa gatandatu kabisa. Uyu bita kabisa Ryan ni umukinnyi ukeneye amasezerano kabisa, nkuko Wasiri amaze kwivuga ati ni umukinnyi uri gucimaka kuri gatandatu kabisa. Ni umukinnyi ikipe ya Sport
yagakwiriye guhita isinyisha byihuse cyane. Nk'abafana b'ikipe ya Rayon Sport namwe kabisa mugende mukanda like turebe kuntu uyu mukinnyi kabisa twamuhesha amahirwe, cyangwa se mu kimwe kabisa mugende munabyandika muri comment muvuga ati uyu mukinnyi natwe turabona abirimo neza cyane, mwagiye mugenda mumukurikirana 5 kuri 5 mu myitozo twagiye tugenda tubagezaho ku ma YouTube channel agiye atandukanye. Bamwita Ryan kabisa uwo nguwo Ryan kabisa nuwo Ryan kabisa umunya Algeria guturuka mu gihugu cya Canada washe kureba buryo kiyasinya amasezerano. No mukinnyi uri kugenda ucimaka abakinnyi bagiye batandukanye nk'aba Adama Bagayoko nyuma yuko mu mwaka ushize abuze igihembo cy'umukinnyi witwaye neza utarengeje imyaka 20 bitewe nuko atagiye akina imikino myinshi, nyuma yuko Robertinho Caravedo kari mu bajya gukunda kumuha umwanya yakitwara neza akanatsinda bimwe mu bitego bigiye bitandukanye. Nyuma yuko uwo rero uwo mutoza Robertinho bamusezereye mu ikipe ya Sport agahita hajyaho undi mutoza. Uyu Bagayoko byabaye ngombwa ko atabona umwanya uhagije ngo ajye akina na ya minota 30 yakinaga ya nyuma, ahubwo akina iminota mike cyane bituma atitwara neza. Ubita Osene Srafi wo mu ikipe y'Amagaju birangira mutwaye igihembo cy'umukinnyi mutoya watsinze ibitego byinshi cyangwa se witwaye neza muri iyi sezo ya 2024-2025. Rero Adama Bagayoko yongeye kugaruka neza cyane avuga ati nje gucimaka noneho nje ngomba gutsinda ibitego byinshi kabisa nkareba buryo ki noneho naba umukinnyi mwiza cyane byanaba ngombwa nk'aba top scorer Shadraka tugahanganira umwanya ndetse na Nganye. Nyuma yuko kuri uyu mukino rero yaje gutsinda ibitego bibiri wenyine Adama Bagayoko abariyo bamwishimiye cyane kabisa bagenda bavuga ati ibi bintu ari kudukorera Adama Bagayoko wacu wabariyo. Bibutse ko kandi iyo Adama Bagayoko akigera mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa aza bwa mbere umukino wa mbere ikipe ya Rayon Sport wakinnye wa gishuti icyo gihe bakina n'ikipe ya Gorilla kuri Kigali Pereira Stadium. Murabyibuka ko yatsinze igitego agakofrima abana gacenga abantu ishundura kazimara, ni nawe ugiye gutera na penalty buretse banze urebe ka penalty atera keza cyane nubwo mutari kumureba ariko niwe wateye no penalty wenda gashusho sinakaberetse neza ariko dore n'uwo ngo kabisa ufashe baro ahita nguyu Adama Bagayoko kabisa. Muribuka ko icyo gihe batsinda ikipe ya Gorilla bamuhaye amafaranga yitwaye neza cyane yagaragaje kwitanga gukabije cyane cyangwa se kwitanga guteye ubwoba. Rero Adama Bagayoko yongeye yagarutse mu bintu bye kabisa. Ngo bita Shadraka Bingi Bero ni umunsi wa gatatu wonye cyangwa se ni imikino itatu cyangwa se no mwitozo wa gatatu akoze mu ikipe ya Sport, ariko muri imyitozo yose yakoze aho bagiye bakina Kadenke cyangwa se aho bagiye bakina Rayon Sport A na B hose agiye abona ibitego. Ubwo amaze kubona ibitego bine byose mu mikino itatu, ibitego bine mu mikino itatu wakwibaza ati bimeze bite? Ku munsi wo kuwa kane ahagera bwa mbere bakoze imyitozo atsinda igitego, ku munsi wo kuwa gatanu nabwo bakoze imyitozo nabwo atsinda ikindi gitego muri Rayon Sport B yari arimo. Ku munsi w'ejo bundi nabwo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu nabwo bakoze imyitozo noneho haterekamo ibitego bibiri ateyuzuza ibitego bine. N'uwo ngo kabisa ruteye akantu kabisa gapasi kihuta cyane ahita utiranze. Rero undi mukinnyi nanone uri kugenda ucimaka bamwita Ishimwe Yves ni umuzamu ari nawe wakuyemo ibitego byinshi kabisa. Bondi Shadraka Bingi Bero yavuze ko yagakwiriye kuba yaratsinze ibitego byibura nka 5 cyangwa se 6, ariko uyu muzamu Yves amubera ibamba bituma adashyiramo ibitego byinshi amashoti yagiye yakuramo cyane. Dore ngo kabisa Shadraka Bingi Bero amaze gutsinda igitego. Uyu nguyu ni Mohamed Sheri kabisa nawe uri kugenda ucimaka kuri nomero 10 we nahawe amasezerano y'imyaka uyu mwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bagiye batandukanye nk'abo bita Azizi Basani Kuranya bameze neza cyane, Ishimwe Fiso ameze neza cyane, uwo bita Abudelaziz Harerimana waturutse mu ikipe ya Gasogi United ameze neza cyane, bose bagiye bameze neza cyane. Abakinnyi baturutse mu ikipe ya Mukura Victory Sport bose bameze neza cyane. Abakinnyi nka Eric Rutanga waturutse mu ikipe ya Gorilla Football Club nyuma yo kugaruka mu ikipe ya Sport kandi yaranayibaye mu mwaka wa 2017, 18, 19 bakanajyana mu matsinda ya CAF Confederations Cup. Yaravuze ati rero ngomba kugaruka mu ikipe ya Sport tugakomezanya muri aya matsinda dore ko ibi bintu mbizi neza cyane kabisa. Abakinnyi nk'aba Musore Press bameze neza cyane, abakinnyi nk'abaganishiro Eroy kabisa nabo bagiye bameze neza cyane, abakinnyi nk'aba RSL Mbogo kabisa nabo bagiye bameze neza cyane. Wumve ko ikipe ya Sport ifunze imeze neza cyane, nta kindi bagusaba usibye gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 akanyenyeri 00 ibihumbi 8
maze ugakanda kanyenyeri ugahita uterekaho umubare w'amafaranga ushaka ugatera inkunga ikipe yawe ya Rayon Sport maze bakagura umukinnyi Bigirimana Abed niyo kipe ya Rayon Sport ikeneye ku mwanya wa nomero 10. Bigirimana Abed akaba ari kuri nomero 10, noneho ubita Mohamed Shere kuri nomero 8, abataka umwataka umwe akaba ari Shadaraka Bingibero, undi mwataka Forunganye. Iyi kipe uzayikizwa n'iki? Kuri gatandatu akaba ariho Rayani n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Gatandatu ifite abakinnyi benshi cyane, abakinnyi nk'aba Adama Bagago bakajya baza basimbuye, abakinnyi nk'aba Tony Kitoga nabo bakajya baza basimbuye abakinnyi kipe ya Sport urababona irabafite benshi cyane. Tony Kitoga ejo watsinze igitego na Warakofurima, ni umukinnyi muto cyane waturutse muri Bukavu Dawa, yagaragariye muri hariya kuri Tapi Rouge muri la mikino bakinaga ya uyu nguyu ni Ishimwe Fisto kabisa ucenga abantu gacenga n'ibyatsi kuri Tapi Rouge niho yagaragariye Tony Kitoga. Rero Rayon Sport nawe itimusinyisha avuga ati reka jya mu bandi kabisa uze ugira utuntu utwerekana uko bagiye bagenda baterekamo ibitego bya hato na hato. Kipe Rayon Sport ivuga ati tugomba noneho gutwara ibikombe mu mwaka wa 2025 mu 2026 iyi sezo kabisa. Rero iyi sezo mbibutse ko kandi ku itariki 2 no mukino w'ishyiraniro, umukino ukomeye cyane ikipe Rayon Sport izabishakiranamo n'ikipe ya Peri Football Club. Abakinnyi bigaragaza 11 n'abazungu 11 b'abazungu, bamwe wasiriye yatubwiye kabisa bigaragaza kuri Kigali Amahoro Stadium umukino wa Super Coupe Aperi ndetse na Rayon Sport. Bidahindutse ku itariki 15 ubwo shampiyona izahita yegeraho inyuma, cyangwa se Rayon Sport yo kuko niho shampiyona izatangira. Rayon Sport rebe buryo ki yakina ikerereho gake cyane, kuko kuri 15 nibwo z'ukwa 8 nibwo Rayon Sport iri guteganya gukina n'ikipe ya Young African Sport Club. No mukino wa gishuti, no mukino wa Rayon Sport Day kugira ngo barebe buryo ki aba bakinyi babagarura muri mood nabo biyerekane kabisa. Uriya mukinyi uriya mugufi cyane bamwita Asanana Innocent. Rero kandi subscribe ndetse na comment tujye tubana.